Hello students, I hope you are okay at home, and I want to welcome this lesson today. But before we continue, I want you in order to know this lesson, and I'm going to be helping you understand English and the Kinyarwanda. Please, don't shouting. Let's go. Yes, twaje. I think it is a good idea to burn smoking in public places. I think it is a good idea to burn smoking in public place. Ntekereza ko ari igitekerezo cyiza cyo guhagarika itabi ahantu rusange. Yes, ahantu rusange. Ni ukuvuga ngo ahangaha rero yashatse kuvuga iki? Yashatse kugira ngo duhagarike amatabi. Itabi, it is not good, it is not smoking. Ntabwo ari byiza kunywa itabi rwose, bantu murinywa ubwo muzatubwire akamaro karyo. We love to sit. Ni ukuvuga ngo hariya twashyizemo dash dash, kariya ni akantu tugomba kuzuzamo kugira ngo interuro ibonekemo. Utazavuga ngo we love to sit the grass, the garden. No, it is not a good sentence. Kugira ngo ukore interuro nziza yuzuye, ugomba kubahiriza amategeko yacyo, ugashyiramo turiya tujambo. Yes, ni ukuvuga ngo aka kajambo on niko kagaragaza ku kintu runaka, ko ari ku kintu runaka. Iriya ini tuyikoresha mu kintu kiri hari ni ukuvuga ngo mondani. Ini uzayikoresha mu nteruro iri kuvuga ikintu mondani. Wenda n'urugero, she puts sugar in her cup. Ni ukuvuga ngo yashyize isukari mu gikombe cye. Yes, kugira ngo rero bigaragaze ko ari uzakoresha in. Yes, ni ukuvuga ngo ugomba kubahiriza nyaboneka icyongereza. Niyo mpamvu tubone interuro hano ivuga ngo we love to sit on the grass in the garden. We love to sit on the grass in the garden. Dukunda kwicara ku byatsi byo mu busitani. Yes, nta n'umuntu utabikunda kandi koko nibyo. Yes, I met him at a party. I met him at a party. Ubwo ni ukuvuga ngo namusanze mu kirori. Iriya met ni verb to meet. Meet ni M-E-E kashyiraho T. Ni verb to meet. To meet. Meet ni uguhura. Yes, hano iyo twashyize muri past tuvuga met. Yes, ubwo ni ukuvuga ngo hano twavuze yuko namusanze mu kirori. Iriya at ivuga ahantu n'indango iraranga. Yes, vocabulary hano tubona ko ari inyunguramagambo. Izi nyunguramagambo ziragufasha kumenya icyo zishatse kuvuga kugira ngo uzagire gute uzagufashe kuzuzurisha mu nteruro ukeneye kuba wakoresha mu zindi nteruro nawe ushobora kwiyungura muri wowe. Ni ukuvuga ngo dufite hano idea twabonye ko ari igitekerezo. Ushatse nko gukora interuro ukoresheje izi vocabulary, wavuga uti I bring idea in life. I bring idea. Bring me grace.
wiyumvisha yuko ari ikirahure, ariko grace ni ibyatsi. Yes, nabyo ariko ushobora no kuvuga ati bring that to grace, nzanira biriya byatsi. Ariko ari n'ikirahure ushaka kunywa amazi avuga ati I want to use grass in order to drink water. Yes, let's continue. Ni ukuvuga ngo twakomeje. She is at iriya ntebe yicaraho abarenze babiri, desk. Abari desk. Yes. She is sitting on a table. She is sitting on the table. Ni ukuvuga ngo yicaye ku meza ye. Yes, niwumva interuro nyivuzemo inshuro ebyiri bitandukanye ntibigutangaze. Inshuro ya mbere ni uburyo bwo kugira ngo yigane, indi ya gatatu easily pronunciation. Yes, she is sitting on table. Ni ukuvuga ngo she is sitting on a table. Yes, onu nyine ni ku aba ari ahantu hejuru. Yes, cyaze ku kintu. My father is at work. Niyo wavuga ati my parent is at work, waba uvuze ati umubyeyi wanjye ari ku kazi. Ariko parent ivuga umubyeyi runaka. Muri rusange tuzi parent tukamenya na father, undi ni umubyeyi wawe bwite, father cyangwa se daddy. Yes, niho tubona aya magambo twakoresha. Yes, aha rero niyo mpamvu twavuze ngo papa wanjye ari ku kazi. Vocabulary twazikomejejeho, twabonye yuko vocabulary zigufasha. Nyamuneka vocabulary zirafasha. Niba ukeneye kuba tuzikora neza mwese murayazi. When you want to sit in room, I think you put your phone on the table. Yes, ugomba niba uri mu cyumba bicaramo muri salo, ufite nka telefone ntukazigora, uzayirambikaho ku meza. Yes, hano tubona father cyangwa se daddy, parent, bose bariya ni ababyeyi. Cyangwa se mani ni umugabo usanzwe, n'undi wabona runaka ari igitsina gabo ni mani. Niyo mpamvu uzajya ubona barara bavuga ati mani urandiye kabisa. Yes, ubwo rero bikavuga papa, dawe, data cyangwa se umubyeyi w'umugabo. Yes, nibyo. Ugiye nko gukora interuro wenda muri izi vocabulary nkunganiye, ushobora no kuvuga ati wenda hariya kuri desk, ushobora no kubwira nk'abanyeshuri ukavuga ati students go there to bring that desk here in your classroom. Kabakubwiye ati banyeshuri mugende muzane ziriya ntebe hariya muzizane he. Bring ni ukuzana, bring into this class. Ni ukuvuga ngo muzane hano muri class. Yes, ni ukuvuga ngo iyo bashyizemo into abari ubugiye kuzana ikintu mwaho ngaho ukakizana muri iyo side yindi ugikuye mu yindi ukakizana. Ni hahandi bazakubwira ngo please bring me water into my bottles. Ubwo bakubwiye ngo nyamuneka nzanira amazi mo hano mu icupa ryanjye. Yes, ntabwo uzakoresha bring gusa, ugomba gushyiramo mako kajambo nako kakagaragaramo kari into, kagaragaramo ko ari maho ngaho nyine muri iryo cupa ryawe. Yes, that man ni ingero nyinshi cyane. That man is very clear, is very good. Yes, akenshi na kenshi tuvuga further ikoreshwa nko mu mishengesho ya Christmas, our father in heaven, or n'ibindi. Yes, reka dukomeze. I usually put in a case
I usually put it in a case. Nkunda kubishyira mu rubanza. Ni ukuvuga ngo niba ufite imanza ntuzazihererane. Niba ufite ikibazo runaka kandi ubona utakikemurira ubwawe n'umuvandimwe wawe akaba atakibashije, kijyane nyine mu rubanza. Yes, gikemukira. Niba ari umuntu mufitanye bifu, nuko aho niho hantu hanyaho mwajya kuzikemurira. I am on holiday for a week. Ndi mu karuhuko k'icyumweru. I am on holiday for a week. Ngomba kwigana. I am on holiday for a week. Ndi mu kiruhuko cy'icyumweru. Holiday. Ubundi holiday ni umunsi rwose w'akaruhuko rusange nk'akabakozi ba leta. Holiday. She accidentally dropped her iPhone on the floor. Yes. She accidentally dropped her iPhone on the floor. Here. Kubera impanuka cyangwa se kubw'impanuka yari yakoze, telefoni ye yahise igwa kuri floor niyo hasi. Yes, reka dukomeze kuri vocabularies. Hano tubona usually ni kuvuga ngo ni nk'ibisanzwe, ni nk'ibintu bisanzwe mu ntekerezo cyangwa se ni kuvuga ngo wenda ibintu horamo aba ari usually. Wenda tuvuga ati I usually get up 6 in the morning. Nk'ibisanzwe mbyuka mu gitondo saa 12. Yes, I usually get up at 6 in the morning. Yes, nk'ibisanzwe rero ikintu uhoramo ni usually. Ni ukuvuga ngo buri munsi uhora urya, buri munsi uroga. Yes, I usually search money. Yes, I usually search money. Ni ukuvuga ngo nk'ibisanzwe mpora nshaka ifaranga. A case twabonye ko ari urubanza. Holiday tubona ko ari umunsi wose cyangwa se ibiruhuko. Floor ni hasi mu. Ni ukuvuga ngo nko mu makave niho tukunda kuvuga floor. Floor ya mbere, floor ya kabiri, floor ya gatatu. Yes. Thanks for watching this video. Please subscribe for more video if you want to prove your level. Thanks.